hanyuma sindagera ahantu kure ariko ibyo ari byo zose hari aho Imana nanje yangejeje dukora n'indirimbo ije kuri iyo channel yawe apana yanje ije kuri iyo channel yawe hanyuma ndagwibumbi 20 Imana igumugisha cyane ndashaka kumushigikira mu buryo bubiri cyambere ndamuha amafaranga ikindi ca kabiri hano mu ikanisa ni heza ariko na studio ni nziza kandi hari indirimbo tuza turi coding hari aho zizasigara twebwe tutaza tubwira iyo umuntu wo hanze ashobora kuyumva cyangwa se mu kindi gihugu ntabwo ari uko mba nahageze ahubwo ni za ndirimbo ziba zahageze rero ushaka umuntu agufunguriye YouTube channel nanje ibisuko yazanye muri mu Rwanda tazo bisubizayo nimba bizatwara 100,000 nimba bizatwara azaje ashaka hose azambaza dépense Hallelujah.
icyaha kandi nari kure y'agakiza ariko ngarukanye amashimwe nukuri njye nari mbataye icyaha kandi nari kure y'agakiza ariko ngarukanye amashimwe nabaye icungu y'amaraso ye nukuri njye nari mbataye icyaha kandi nari kure y'agakiza ariko ngarukanye amashimwe nabaye icungu y'amaraso ye nukuri njye nari mbataye icyaha kandi nari kure y'agakiza ariko ngarukanye amashimwe nabaye icungu y'amaraso nukuri njye nari mbataye icyaha mwami we kandi y'agakiza ngarukanye amashimwe nabaye icungu y'amaraso ye murukerera n'ubiji mu mutima wanjye zibwira riti Uwiteka Imana yawe haguruka uhindukireka nunkorere murukerera n'ubiji mu mutima wanjye zibwira riti Uwiteka Imana murukerera n'ubiji mu mutima wanjye zibwira riti Uwiteka Imana yawe haguruka uhindukireka nunkorere murukerera n'ubiji mu mutima wanjye zibwira riti Uwiteka Imana yawe haguruka uhindukireka nunkorere naramaramaje guhamya Kristo wancunguye nta soni mfite zo gutunga inzira nkiriyo naramaramaje guhamya Kristo wancunguye nta soni mfite zo gutunga inzira nkiriho haleluya haleluya yeme ko murabona impano atari yo gushigikirwa ndashimira Evangeliste Bizimana hari ababyeyi batagiye badushigikira mu mpano zimwe twari dushoboye ubu nyine zikishije abandi siko yeme abana benshi bari baza kabumbu ababyeyi bakababwira ngo mureke ibyo ngibyo muje ku masomo none ba Cristiano n'aba Messi n'abatunzi none nizi impano zo mu nzu y'Imana nizo gushigikirwa kandi zikarerwa siko yeme none murishimye ko tushigikira uyu mwana murabinezerewe ababyishimiye nimugire gutya sawa tugiye gutanga ituro ku bw'uyu mwana yavuye muri Kenya aherekeje umubyeyi ariko murebe umwana ungana gutya waje mwivuga butumwa azanye na se hano hari abana baza batinya kwicarana n'ababyeyi babo ariko iwe yazanye na se mwivuga butumwa nibaza n'igiseke noneho hari indirimbo papa wakunda kandi ya healing kandi uyu mwana azikwiririmba tayizi pastor arayizi mire turirimbane nawe iyo aba afite kuri telefone ndababwira telefone muyashiraho ufite MTN
reka pasiteri atubwire MTN yiwe. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimsamaha kwake tapata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimsamaha kwake tapata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimsamaha kwake tapata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimsamaha kwake tapata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Oh, jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Oh, jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Hata ndimi hazitoshi kumsifu Bwana kwa fadhili zake. Hata ndimi hazitoshi kumsifu Bwana kwa fadhili zake. Yesu ni jina liwezayo yote. Yesu ni jina lanipa amani. Yesu ni jina liwezayo yote. Yesu ni jina lanipa amani. Imana icyubahiro. Nishari naze ngo atange ituro ashaka guha uyu muvandimwe avuze. Abaririmbyi mugumaho. Bwana asifiwe sana. Ni ubwa mbere mubonye ariko ndakwishimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Ndashaka kumushyigikira mu buryo bubiri. Cya mbere ndamuha amafaranga, ikindi cya kabiri hano mu ikanisa ni heza ariko na studio ni nziza kandi hari indirimbo tuza turi coding, hari aho zizasigara twebwe tutaza tugira. Iyo umuntu wo hanze ashobora kuyumva cyangwa se mu kindi gihugu ntabwo ari uko mba nahageze, ahubwo ni za ndirimbo ziba zahageze. Rero ushaka umuntu agufunguriye YouTube channel, hanyuma sindagera ahantu kure ariko ibyo ari byo zose hari Imana nanje yangejeje. Dukora n'indirimbo ije kuri iyo channel yawe, apana yanje ije kuri iyo channel yawe, hanyuma ndagwibumbi 20 ubu nyine umene nimero zawe. Naje ndongera ibihumbi 10 kandi turagushigikiye. Bwana asifiwe. Haleluya. Naje ibisuko yazanye mu Rwanda
utazobisubizayo nimba bizatwara Samiri, nimba bizatwara azaje ashaka hose azambaze depanse iri kuri wowe. Hari abandi bashaka gutanga nabo timuhejwe. Ku cyumweru hari igiterane cy'abamama bo muri Wales kizabera hano, tuzabitabe hano. Haba ibihe byiza kandi byiza cyane. Irindi tangazo, hari abavandimwe bafite amazi bari kugurisha, tugira inyota uri mu ikanisa. Hari amazi, muteze imbere bene data wakoze b'Imana. None tugiye gusubizamo ino ndirimbo, tuweka basimbukira Imana, sivyo? Muyihe note yayo ayitangire, nitumara mama ubohoke. Ura mugabo Sava nawe atanze 20,000. Ndaza kuyamubaza. Yesu vunja mapingo ya dhambi moyoni, ni msamaha kwake tupata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingo ya dhambi moyoni, ni msamaha kwake tupata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kweli. Jina hilo Imana mumugisha. Urumuririnzi wa healing aho uzaja hose uzamenye ko urumuririnzi wa healing. Nisoza dukora konseri, tuzoza tubwira umuvyeyi amwohereze aze muri konseri. Karibu cyane, nakwizera n'umunyamuryango wa healing. naze uhagaze mukiza kurugirukiza, utegereje yuko bagukingurira, ariko bene data n'iby'isoni nyinshi, ukigira n'umwami Yesu umucunguzi. Ariko bene data n'iby'isoni nyinshi, ukigira n'umwami Yesu umucunguzi. Akomanga ku rugi kandi
kandi yarafite inkofu z'imberere n'ikamba ry'amahwa. Haleluya. Muratubabarira, hari umuntu ufite imodoka ya RAH 293T yasize imodoka iri kwaka, najye kuyizimya itaza kuzima bateri. Inkofu z'imberere n'ikamba ry'amahwa, dore urukundo rwinshi gutegereza utyo, ntakindi cyaha kibi ko kutamwakira. Dore urukundo rwinshi gutegereza utyo, ntakindi cyaha kibi ko kutamwizera. Umwami atwingingisha ijwi ryongorera, ati niki gituma mukorera murya? Mwami tugize isoni z'uko uhemuka, none wishire Mwami tudusiga ukundi. None wishire Mwami tudusiga ukundi we. None wishire Mwami tudusiga ukundi. Hallelujah! Ahabwe icyubahiro Yesu ibihe byose. Tumuzamure amaboko Yesu wanesheje. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapopumzika, wagonjwa wote watavikwa mili mipya isiyo na mili ya magonjwa. Wagonjwa wote watavikwa mili mipya isiyo na mili ya magonjwa. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa vilema watatembea vizuri, kwa miguu yao wataruka kama ndama zizini. Ulemavu utakapotoshwa, wataruka kama ndama zizini. Ulemavu utakapotoshwa. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa vipofu watafunguliwa macho. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa vipofu watafunguliwa macho. Siku hiyo watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watamona watakatifu wengine, watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watamona. Hallelujah! Siku hiyo ni ya shangwe, kwa mabubu wataongea vizuri. Siku hiyo watamusifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao. Watafurahi kuimba na malaika, watamusifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao. Amina. Tumuzamure amaboko Yesu Rekina sovela. Mungoro haracari ivyicaro, nawe urahamagawe nguje. Abandi bagutanze kwinjira, ariko ahawe haracariho. Mungoro haracari ivyicaro, nawe urahamagawe nguje. Abandi bagutanze kwinjira, ariko ahawe wihute winjire, wibuke winjire, wihute winjire wigituza, wibuke winjire, wibuke winjire, wibuke winjire wibuke winjire, wibuke winjire.
ubabwira ngo mugarirane inyange z'abayuzuye abambe wamuciriwe ninjiye hano nanditse iz'umwuka yarambwirije kuganira ni ibi byose wavuze usibye kimwe nshiraho tukicara hano biranditse hano kimwe gusa igitaramo tukaza gukomeza tumuzamura amaboko Yesu watsinze haleluya jari yeme twongera tuzamura amaboko amen haleluya amen itonde banza itonde turashima Imana kuba hano ku butumire bwa healing Imana baheze umugisha turashimira inshuti n'abavandimwe n'abayobozi bari hano Imana baheze umugisha mwinshi ndashimira ku mwanya mwiza n'ibihe byiza byabayeho mu minsi ishize binyuze muri President Musore nabo bakorana turakubaha kandi turagushimira kuba kwanje hano arabizazi n'umusa zatahira n'amasaha kandi sikere Imana igose mugisha mwinshi Pastor Jalose yarafashije cyane mu ngendo zivuga butumwa mu myaka ishize dusoma ibyanditswe byera ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 15 n'umurongo wa 15 no mu rwandiko Paulo yandika Efeso ibice 2 n'umurongo wa 13 wahabonye nadufashe gusoma twihute Yohana 15 sawa haleluya haravuga ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje amen
ndabibutsa ko muri inshuti za Yesu nubwo musanzwe mubizi ndasubira mbibibutsa ndabibutsa ko muri inshuti za Yesu nushaka icyara reka tuganire icyara abandi murasomera mu rugo cyane nimara mbabwira ibintu nka bitatu Pawulo yibukije abi Efeso ariko je ndabibutsa ko muri inshuti za Yesu icyambere Pawulo yabibukije yaravuze ngo mureke mbabwira amakuru murashobora gutarama bamwe bakibagirwa mukikora n'ibindi bintu bitari ku murongo bidafite porogaramu ngo ndabibutsa ko kera mwara abanyamahanga ngo muza mutarama ariko icyo kintu ngo mwibuke ko kera mwara abanyamahanga kubw'igihe mpamvu kugira ngo mutirare mugatemba mukabivamo icya kabiri yaravuze ngo ndabibutsa ko mutari mufite Kristo tumuzamurisha wa Yesu halo icya gatatu yaravuze ngo ndabibutsa ko Yesu Kristo amaze kuboneka ngo yakuyeho igisika cyari hagati ngo cyatugiraga babiri ariko ngo kubwa amaraso ye ngo abari babiri baba umwe kugira ngo bafatanye ibitaramo si bibiri ni kimwe gusa umuhuro wabera numwe kwisi mukomere Imana amashi tumweze cyore tuzamuye amaboko haleluya haleluya ahimbazwe Yesu yawe umfukinda amaraso y'umwami Yesu yakoze ngo amaraso y'umwami Yesu ngo amaze kuboneka ngo yatwigije hafi ngo twebwe abari kure cyane ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu tabaza baramye umwami bari kure nuramye Imana nkiri kure yawe ngo haye Paul ayindi ndirimbo numva mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze haleluya ahabwe icyubahiro Yesu umva inshuti za Yesu cyangwa se abaramyi narababwiye mu gitaramo cy'ubushize ndababwira ngo twese turabaramye ariko twese ntiturabaririmbyi hari abaririmbyi batoranijwe mu baramyi nibo baririmbyi b'abahanga tuvuga na Bibiliya ivuga hari abaririmbyi b'abahanga baba muri Bibiliya bakaza bahembwa kimwe n'abatambyi bagiraga umushahara wabo bakaza bafata ku kwezi umuririmbyi w'umuhanga aza kugwa mu baramyi ariko Imana ikamuheza ubwenge bwo guhimba indirimbo zibiri